Shalom, ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni njyewe wa mubyeyi mumenyereye kubana nawe. Ndumva abantu benshi hari barankurikiye mu butumwa nagiye ntanga kuri YouTube. Ngiye kugaruka rero, ukaba watarabashe kumenya izina ryanjye, nitwa Mukarugirav. Ni umubyeyi Imana yagiriye neza, nkoranyamagana menshi y'abanyabyaha, ingirira ubuntu, nisanga nanjye nzimana ku bw'ubuntu bwayo, nagira umugisha gukizwa nkiri mutoya. Imana nibishimirwe. Reka mbere yuko wenda dukomeza, banze mbashimire kuba bakurikiye inkuru zanjye n'abatanze mu komante, nawe ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Wagize icyo akora cyose ku nkuru yanjye, Imana imuhane umugisha nanjye. Dusenga Imana, dutanye dusenga Imana. Ndagushimira Uwiteka Imana nkuru, Uwiteka Imana nyir'ingabo, ndakuneze kuri uno mwanya. Ndakwingiza datanije ku murimo wawe, mbere y'icyo mvuga, mbere y'icyo nkora, emera wenze umunwa wanjye mu izina rya Yesu. Mwami wanjye, ibyo ngiye gukora ni umurimo wawe, ni ugutamba ibitambo byawe, no kuvuga ubutumwa Yesu, ni ukoheza ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye. Kandi ndakwingiza Mana kugira ngo uno mwanya ngiye kuvuga no kuri nyemere nkubere mikoro, maze urangurure muri njyewe. Mwami, wese uzumva buno butumwa buzamufasha, buzajya bumukora naho bumugeza. Rega Yesu Kristo tubereho kugira ngo tubashe kugendana mu nzira n'ukuri, inzira ituganisha mu gihugu kijya mu ijuru. Hari benshi batari bayimenya, hari benshi bamaze gusubira inyuma Yesu, ariko ikidukuri ni uko turi mu gihe cyo kwitegura Uwiteka Imana kuza gutwara umugeni, kugira ngo buri wese kuzagira kwitwaza ko atarumva ijambo ryawe, ko atarumva ko umuntu azajya mu ijuru, ko amaze kwihana ibyaha akezwa mu maraso yawe. Yesu Mayise yanyemerera n'umwanya nkubere Uwiteka amakuru, maze uvugire muri njyewe. Mwami, ushaka icyo ushaka ko kibaho Uwiteka ukoreye muri njyewe kibaho mu izina rya Yesu. Undinde kugira ngo he kugira ijambo nemwe nakora Uwiteka mbeshya cyangwa ndeza ku byo nzi, kuko warambwiye ngo ugiye kunyigisha umuntu, maze Uwiteka Mana unyigishe ubuzima bwo muri ino si, ubashe kunyereka byose bikorerwa muri ino si Uwiteka Mana, munsi y'ijuru ryawe. Ni byinshi nabonye Uwiteka Imana, kandi burya umunyeshuri ngo amaze kwiga ajya gushyira ibikorwa ibyo yize. Ndagushimiye kuko wangije Uwiteka Mana kwiga ukagira umunyeshuri nkiga. Igihe kirageze kugira ngo ibyo nagiye niga n'ibyo wanyigishije Yesu bishyirwe mu bikorwa. Urakoze data nyakubahwa Imana, urakoze kugiye kunkoresha umurimo wawe. Mwami Imana, wanyigishije ku ijambo rivuga buryo ki tugomba guhana agaciro waduhaye, natwe tugahesha bagenzi bacu. Ndaje kugira ngo nyemerere Uwiteka Imana agaciro wampaye kugira ngo nkeshe bagenzi banjye, wowe kugira ngo tuzagere mu gihugu kijya mu ijuru. Ushobora kubyumva kandi uko ubikoze byose tubigize mu izina rya Yesu. Murakoze, amen. Imana rero duhane umugisha. Ndumva natangira ndirimba akarimbo kaza nk'akamazemo iminsi, kaje mu gitondo. Numva muri njyewe nongeye gukunda umurimo w'Imana. Bene data, bantu b'Imana, nshuti zanjye, nkunda umurimo w'Imana, kandi numva ko hari icyo Imana izangororera, nanjye nimbasha kubyitwaramo neza. Avuga ngo mundeke ngorera Imana kuko yampamagaye, mundeke ngorera Imana kuko yampamagaye, nkomeje gukorera Imana, nkomeje gukorera Imana kuko yampamagaye, nkomeje gukorera Imana kuko yampamagaye, nkomeje gukorera Imana, nkomeje gukorera Imana kuko yampamagaye, nkomeje gukorera Imana kuko yampamagaye, nkomeje gukorera Imana. Sinyita ku bica intege n'ibisubiza inyuma, nkomeje gukorera Imana. Sinyita ku bica intege n'ibisubiza inyuma, nkomeje gukorera Imana. Sinyica ku bica intege n'ibisubiza inyuma, nkomeje gukorera Imana. Amen. Ni ukuvuga mu murimo w'Imana dukora, hari igihe duhura n'ibidusubiza inyuma, igihe duhura n'ibiduca intege, ariko hamwe n'ibyo byose ndakomeje urugendo. Umurimo w'Imana ndawukomeje. Ntabwo ari ngewe umurimo w'Imana utangiriyeho, si uko nzi kuvuga byinshi cyane, sinzi no kuvuga, ariko n'ubuswa bwanjye navuga uko Uwiteka, mbese imbaraga zanjye uko zingana. Umugani w'Imana
ibwira imitima yacu ko tugoye kubigenda uko imbaraga zacu zingana. Na Gideyoni yaragiye ariko arakomeza umurimo w'Imana arakomeza, nanjye rero ku iteka nshoboje ndakomeje. Mu minsi ishize twagiye tureba ku cyigisho cy'amakuru nari natanze ijyanye n'uburyo ki bwo gukorera Imana, ariko noneho ijambo ryitwa ngo agaciro k'umuntu, agaciro kanjye Imana yampaye, agaciro ka Imana yaguhaye, noneho natwe kandi tukagahesha bagenzi bacu. Aho ngaho niho nkiri. Ni icyigisho cyaje gitangira numva muri njyewe niyo gahunda nzajya ngenda nganiraho, haba mu ijambo ry'Imana, haba mu ngo turimo, haba mu miryango, mu murimo w'Imana muri rusange. Numva amavideo yanjye yaragiye yabivugaho cyane, wenda sibyo ngiye gusubiramo, ariko ijambo agaciro Imana yaduhaye, agaciro twebwe ubwacu duhana nk'abantu, niko ndimo. Uyu munsi rero ndagira ngo noneho intego nyamukuru ndi buganireho, ndavuga ku mugenzi. Umugenzi iyo ari kugenda ashobora kuyoba inzira bitewe n'aho ajya, nimba ahazi neza cyangwa se adahazi. Noneho umugenzi rero abasha kugenda, ariko mu kugenda iyo yatanye yagenda agatana, akagenda gutana kuyoba inzira, kugaruka mu nzira biba bigoye. Umugenzi ugenda atazi aho ajya, iyo atanye kugaruka mu nzira biramugora. Bigeze bimbaho igihe kimwe ahantu nari ntuye, nigeze njya mu murwa mukuru, ndaza twari turi mu modoka ndi kumwe n'undi muntu turayoba. Byabaye ikibazo kuko icyo gihe nagendaga mbona aho mbona ndi kugenda asa nk'uwisubiramo, nsa nk'ugenda nzenguruka ahantu hamwe, ariko kugaruka mu nzira byaratugoye ndetse biranankereza icyo gihe. Niyo mpamvu rero umugenzi iyo agenda ajya ahantu atazi neza akenshi ajya ayoba, ariko rero akagerageza kugenda asubira inyuma, asubira aho yavuye kugira ngo arebe ko asubira muri ya nzira. Imana itugirire neza. Mu gaciro Imana yaduhaye rero yo ntabwo tujya tubasha kuyoba inzira, kuko Yesu iyo atuyoboye mu nzira tumwizeye neza akadufata akadukomeza, ntabwo tubasha kuyoba inzira. Iyi nzira turimo tuvanga inzira ijya i Siyoni, ntabwo twayobye. Ni ukuri ntabwo twayobye. Hari umwana w'umuntu abasha kugenda akayoba, ubasha kugenda na mugenzi wawe, inshuti yawe ikakuyobya, ubasha kugenda wowe ubwawe nawe ubwawe ukayoba kuko utazi aho ujya, ariko twisunze umurengezi wacu Yesu Kristo, twizeye wa wundi nyir'ubwami, abasha kutuyobora. Turakomeza rero, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma amagambo hano y'Imana ari muri Mariko ibice 12. Turahera ku murongo 28 tugeze ku murongo wa 31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo itegeko rirusha ayandi gukomera, ngo ni kumwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abasubije neza, aramwegera aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Ahangaha ni uwari ubajije Yesu mu banditsi. Burya abanditsi ni abahanga cyane, abanditsi bazi kwandika ibitabo. Abanditsi ni ukuvuga umwanditsi agerageza gufata igitabo agiye kucyandika, abazi ko buri paje agenda agira umutwe agomba kuyiha n'icyiciro cy'icyo gitabo, ku buryo kimubashije abasha kukigusobanurira neza. Ariko noneho umwe yaje kuba hari ashidikanyaho ubyo yarimo kwandika na mugenzi we, noneho abonye Yesu agerageza kumwegera kugira ngo abashe kumubaza ibijyanye n'amategeko, kugira ngo amategeko nyamukuru ni irihe. Nubwo aramubaza se muri aya mategeko itegeko rya mbere rikuru ni irihe? Noneho nibwo yabasubiza ati, Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngo, umva Isirayeli we. Isirayeli niwe wabwirwaga. Natwe kubwo amasezerano, kuko isezerano kubwo kuba twareze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, akadupfira natwe kubwo amasezerano twanditse ab'Isirayeli nyakuri. Ariko uyu munsi wa none Isirayeli niyo yabwirwaga. Wenda nkanjye nk'umukristo akamara ko uyu munsi ngewe umukristo cyangwa wowe, twebwe uyu munsi turi kubwirwa. Twebwe tugira ngo tumenyeshwe iri tegeko ry'Imana
arababwira ati yarababwiye ati irya mbere niri ngo umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Niwe mwami wenyine, bishatse kuvuga ngo Imana nta kindi kintu twayibangikanya nacyo, nta kintu kiri hejuru, nta kintu kiri iburyo, nta kintu kiri ibumoso, yewe na bya bindi biti bibyarwamana ni Imana nyine z'abantu bagiye bikorera n'intoki zabo, ariko ntabwo ari Imana. Hari ibyo usanga abantu bamwe baremeye, bimwe bikoze mu nka, ibindi bikoze mu biti, ibindi bikoze mu bintu bigiye bitandukanye, ariko ntabwo ari Imana, kuko ubwoko hano bwa Isirayeli bwarasobanura ati Uwiteka niwe Imana wenyine, niwe mwami wenyine. Bishatse kuvuga ngo umwami wacu rero ntabwo twagereranya n'ikigirwamana cyangwa tukigerageza twe tubasha kwibumbira n'intoki. Oya, umwami w'abamara ahari, niwe mwami wacu, niwe uturangaje imbere, uzakomeza kutubera Imana, kuko niwe twizeye ntitutayibangikanye n'ibindi bintu. Yarakomeje rero nanone aravuga ngo Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Biracyari muri iryo tegeko ry'Uwiteka kuri we mwami wenyine. Tugeze kuri 31. Ngo irya kabiri niri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana nishimwe. Aha urumva ko bari bafite gushidikanya kugira ngo bashe kumenya amategeko yabakuriye ayandi. Ahari se nubwo bari bayazi barayagenaga, ariko barakeneye kugira ngo basobanukirwe nayahe ari hejuru y'ayandi yose, nayahe akuriye ayandi. Basanga ko igihe mbere kumenya ko Uwiteka umwami Imana ari we Imana yonyine, ari we wo gusengwa. Icya kabiri kandi gukunda Uwiteka ukamutimisha umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. None ikinire ngo cya kabiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo nzi ko muri ubu buryo muri uyu munsi wa none buryo cyo ukunda mugenzi wawe. Bene nagiye nabanze se urukundo rwanyu uko rungana, ruri kuri 50% se ruri ku 100%, ariko sinzi nimba urukundo ufite rungana gute. Ese mugenzi wawe mukunda gute? Ese mukunda 5%, ese mukunda 1%, ese mukunda 100%? Uyu ni umwanya wawe kugira ngo ubashe kwigenzura urebe ukuntu ufite, kuko ni itegeko ry'Imana. Kandi navuga ngo amategeko yose dufite muri twebwe ashingiye ku rukundo, kuko ni itegeko, ni ukuvuga ngo ni itegeko risumba ayandi. Yesu ajya kuduha agaciro kamwe navuze mbabwira, yabigendeyeho arafata ibyo byose ngo agaciro nahaye umwana w'umuntu, ntabwo namwima agaciro, kuko ngiye kumanuka ngende no kumupfira yewe, kuko itegeko araza araryuzuza neza neza. Urukundo rwa Yesu arugaragaza guta ku musaraba, araza aramfira ngewe nawe, kugira ngo abashe kutwereka ko buryo ntiwavuga itegeko kuri ugerageza kuritunganya cyangwa kuryubahiriza utarikoze. Yesu we yari yamanutse rero rya tegeko ryiza ry'urukundo, araza aramanuka, araza araritwereka, bati mukundane nkuko nanjye mbakunze. Ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bijya bigorana muri ino si kugira ngo ubone umuntu akunda mugenzi wawe hari byuzuye. Ngewe nabasha kuvuga ngo ngewe mama yeme Valentine umunsi ndakunda mugenzi wanjye nk'uko byuzuye, ariko mu by'ukuri ndamutse nigenzuye nabasha kuba se mugenzi wanjye mu by'ukuri mukunda gute. Niyo mpamvu zose ni 100%, ni 5%, ni 10%. Kuko umuntu ukunda ntumugirira nabi, umuntu ukunda ntumurenganya, umuntu ukunda ntumubeshyera, umuntu ukunda ntumugambanira, umuntu ukunda ntumuroga. Nakomeje kumvuga maze iminsi mvuga ku by'amashuri Imana yagiye inyigisha. Imana yarambwiye ngo ugiye kunyigisha icyo bita umuntu. Bene data, umuntu naramwize guhera muri 2013 niga umuntu ku buryo bwose. Imana iranyigisha, igenda icashira mu bihe bitandukanye, ariko Imana igisha icyo bita umuntu. Kuko iryo shuri naciyemo ntabwo ari ishuri ryantunguye. Imana yararengishije, burya hari igihe ikintu gishaka kuza kikakwikubitaho utakizi, wenda uvuga uti nciye mu nzu, ukagenda wenda ukaba wanasitira nko ku giti cyangwa ku ibuye, kuko iyo nzu tugeze uyicamo. Ariko bene data, abantu b'Imana, inzira umuntu acamo Imana yayimuyobo iyicamo neza, nubwo wahuramo n'ibikugora, nubwo wahuramo n'ibiti, nubwo wahuramo n'amabuye, ariko kuko Imana yarabikubwiye, haleluya, ukayicamo wemye, ukayicamo wemye. Niyo mpamvu rero inzira turi kumwe twamaze kumenya ko twebwe nta Imana dufite, umwami dufite n'umwe, niwe utegeka ubu bwami turimo tujyamo bwo mu ijuru. Abasha rero kuduha rero abaduhanganiye mu mayira duca twebwe tubasha kwate, twebwe turi kuyoba, kwate ngwino nkufate, akira ukuboko kwanjye nkukomeze tugende, akakuyobora. Waca mu bigoye, waca mu ntambara, waca mu bigeragezo, Yesu ajya abasha gukomeza umuntu mu nzira arimo, akagira ngo igihe kizagere azamugeze mu ijuru.
ijuru niryo rugendo turi mu nshuti z'Imana. Dukomeze urukundo Imana yaduhaye. Yesu yaraduhaye kuko twebwe ntabwo twari twishoboye, twebwe abana b'abantu ntacyo twari kuzigezaho. N'urukundo turi kuvuga hano mu ijambo ry'Imana mu ndorerwamo, ngiye ijambo ry'Imana ryita ko ari indorerwamo umuntu abasha kwireberamo. Kuri njye mbasha ngiye kujya gusohoka nkabasha kwireba, nkisiga, nkakaraba, nkareba nambaye igitambaro neza, nkareba bimeze gute. Ahangaha ni indorerwamo y'Imana. Icyampa kugira ngo wese abashe kwirebera mu nzira cye arimo gucamo. Ese uri mu nzira nyabagendwa? Uri mu nzira kabisa ubona urimo gucamo neza, uvuga iyi nzira ndi gucamo ni injyana mu ijuru? Cyangwa se watanye, hari iyo gitana wenda ukutana nawe utabizi, cyangwa se mugenzi wakagutanisha muri kumwe. Ariko hano twemereye Yesu akatuyobora, kuko n'aba banditsi bagezeho gushidikanya, reka twegere tubaze Yesu. Nubwo turimo kubyandika twakwiye tukandika ibitari byo, bajya kuyoboza. Hano hejuru usubiye hejuru ku murongo wa 24 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, aho si cyo gituma muyoba, kuko mutamenya ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Umuntu abasha kuyoba kuko atanze ibyanditswe cyangwa ntamenye imbaraga z'Imana igira. Imana yacu rero twizeye irashoboye. Imana yacu ni umuyobozi nyakuri. Imana yacu niye nyir'ubwami, kandi mu bwami umuntu iyo ari ku bwami bwe, ako bami igihugu biyoborwa n'abami cyangwa abaperezida, nta muntu wabasha kuyoba yaje mu gihugu cye. Natwe turi mu gihugu cy'Imana ibasha kutuyobora, haba mu bibazo, haba mu ntambara. Imana ikakuyobora uti nkwaye ijuru, igenda urikige, ngiye zarigufasha kuryiga, ugenda urimenye, wiga umetirize. Ngiye kera nkunda kuvuga ko ntigeze nkunda kugira ubuzima, ndakuvuga ngo nige menuze, nagire ubuzima bwo kwiga amashuri. Kera bajyaga biga za serayi, iryo niryo shuri nize. Ariko ubu ngubu nababwira mwene data, ariko uburyo bw'umwuka narize, ari no ku buryo bw'umubiri narize, kurikije uko Uwiteka yanshoboje. Ndabishima Imana rero. Umwami wacu nyir'ubwami ajya abasha gutuma twiga tukaba abahanga, kuko burya umunyeshuri iyo yize nabi arasibira. Reka mwari mwabona umunyeshuri ujya kwiga akirirwa aryamye ku ntebe, cyangwa se afite ikayi mu ntoki n'ikaramu atandika ibyo mwarimu we akora, avuga igihe nikigera azamuye ikizama gitsindwe. Natwe ubu tugeze mu bihari byo kugira ngo tubashe kuvote ibizami by'inzira turimo vote. Ese ko nk'uhaye umuntu utwara mu nzira, wabasha kumugeza iyo ajya? Ese Imana uyu munsi kumpaye ngo nkuyobore nakugeza iyo ujya? Ese we mwene data mugenzi wanjye, Imana iramutse guhaye we kuguha cyangwa ufite, uramuyoba kugeza igihe uzamugeza mu bwami bwo mu ijuru? Icyo ni ikibazo. Ni ikibazo. Nimba Imana yaratwigishije, Imana yaraduhamagaye ikaba ati nkushyize mu murimo wanjye, nuko ari ibyo yakwigishije. Umurimo w'Imana ni mugari, ubasha gukora umurimo runaka ukaba ujyanye umuntu mu bwami bwo mu ijuru. Wafasha umuntu ufite inzara, kuvuga umuntu mukikoreho umurimo w'Imana, wabwiriza ubutumwa bwiza, waririmba. Se umurimo w'Imana ni mugari. Wafasha imfubyi se, wafasha abapfakazi. Byaterwa n'umuhamagaro muri wowe wifitemo, bitewe n'umuhamagaro Imana yaguhamagariye. Imihamagaro rero igenda itandukana, hari igihe usanga ufitemo na myinshi, ariko icy'ingenzi nyakuri ni uko nimba turimo gutwara abantu mu nzira turimo kuyayobora, tugombye kumenya nimba izo nzira natwe turi kugendamo tuzizi neza. Kuko ubasha no kugira mu nzira wagera mu cyeragati cy'inzira ukumva ushatse gusubira inyuma, kandi mu by'ukuri utayobye ahubwo uyirimo neza, ahubwo kuko urambiwe kumva wayivamo. Uba rwose nawe ni mwarimu, ni kumwe kandi yashaka gukomeza kwigendera, uramuhagaritse mu nzira. Imana itugirire neza. Bisabye kugira ngo rero inzira turimo tubashe kuyikomeza, dusa no kugira urukundo no kwihangana. Kwihangana inzira imwe uvuga ibyo byose nubwo igoye, reka nyihanganire. Ese mwagize ngo biroroshye? Ntabwo byoroshye ino nzira twajemo. Kwizera Yesu ni ukwemera umuntu agashikama. Kuko Yesu abasha kukuyoboka uti ngiye bino bintu ntabwo mbyumva rwose, ndumva binandamba. Ariko igihe ibintu byatangiriye, ngiye kera nkikizwa, nari nzi ko wenda nzamara nk'icyumweru Yesu yaragarutse. None rero iyo agakiza k'umuntu yamaze kukakira, igihe kagera ngaho ahantu bagasari nk'abakarambiwe, cyangwa bamwe bakabijyamo bati kuko kana ko mu muryango wenda akishwe nanjye reka mbijyemo, ntacyo wenda bazajya bambura no mu rusengero. Ugasanga uba mu rusengero mu by'ukuri abagenzi barimo kugenda, ariko wowe uracyari hahandi. Bakagenda wowe ugasigara wicaye hahandi kandi uri kumwe nabo, kandi mwari mufatanyije inzira uzi naho uye, ariko nimba mugiye nanjye nzaza. Bagera mu nzira nabo wenda babandi kuko batekana kase kwasigana twari turi kumwe, reka natwe tube tumurindira, ugasigara aho ngaho. Ariko twemerere Yesu atuyobore, urukundo rw'Imana rutubemo. Mino minsi birababaje,
ndi kugerageza ariko kuvuga gakeya kuko ni ninjoro aho turi. Birababaje ko usanga muri ino minsi abantu benshi urukundo rwabo rwaracogoye, ugasanga umuntu ugiriye nabi mugenzi wawe ukamubeshyera, mugenzi wawe ukamuhimbira, mugenzi wawe ukamuroga nta kintu umuhoye. Birababaje cyane muri Burayi, ngo uburazi basigaye ugasanga abantu bararogana, ugasanga uroze mugenzi wawe ntacyo mupfa. Wa mugani hari umuntu umwe twe tugana batere ko se Valentine ati wari uzi ko burya amazi yabamo ibikeri, ariko burya igikeri iyo cyazamutse kikagera imusozi n'ubundi kiba kikitwa igikeri, kiba mu mazi kikaba igikeri, cyagera mu mazi kikitwa igikeri. Ariko burya iyo cyageze imusozi ntabwo kibasha kugonga nk'igikeri kiri mu mazi, kandi ntabwo igikeri burya nubwo wakibaza buti ntabwo gikira amaga, gihorana amaga n'ubundi. Niyo mpamvu rero umuntu utari wemerera Yesu ngo amufate akaboko amweretse inzira nyakuri, ameze nka cya gikeri n'undi kiri mu mazi gihora cyoga ntikivaho amaga. Ugasanga uba mu rusengero ariko uri umurozi, ugasanga uruba mu rusengero ariko urangana. Umuntu yakubwiza ukuri ugasanga umwutsi nabi, ariko abagenzi bari mu nzira bagendana babwizanya ukuri, barahumurizanya, babwirana ibihimbano by'umwuka. Kuko ni byiza kuko ino nzira turimo abagenzi bayiciyemo ni benshi, kandi ni ukuri abayiciyemo neza babashe gusohoza urugendo nshuti za Yesu. Imana itugirire neza. Iyi ndirimbo mu gitondo rwose numvishije izinzamo mu kanya indirimbo y'agakorasi ngo reka nkomeze nkorere Imana, niyo kwita ku binshi intege n'ibisubiza inyuma. Muri urugendo turimo ubasha guhura n'ibigusubiza inyuma byinshi. Umuntu agenda mu nzira ukabona igihe yose cyarageze pe, arabirambiwe, yumvishije akabivamo rwose akumva aratentebutse. Hari igihe umuntu ashaka kwati ndabivuyemo kuko wenda numva ntibeshye, ariko ndumva mbirambiwe. Nubwo inzira iranze ibaye ndende nshuti zanjye, inzira iranze ibaye ndende, ariko ntabwo ari igihe cyo kugira ngo tubivemo. Ntabwo ari igihe cyari gikwiye kugira ngo tubivemo. Hano nsubiye inyuma hano ku bice 12 ku murongo wa 18 ugakomeza ukagera hasi, ukomeje hasi kuri 23 harasanga abavandimwe bamwe begereye Yesu baramubaza se mwami, bavuga ku byo gucikura abagore n'abagabo bashakanye, umugore ngo atabyaye, bagize igihe bamubaza se bwo uwo mugabo nimbe acikwe na murumuna cyangwa mukuru we, umugore we ntabyare n'undi akamucikura ntabyare, bageza ku bana 7. Ati se ubwo igihe nikigera, igihe cy'umuzuko, bareba ku kibazo cy'umuzuko, igihe cy'umuzuko nikigera ese uwo mugore azaba uwande muri abo bagabo? Ese si ikibazo? Ni ikibazo, kandi ni ikibazo cyumvikana pe. Bari babuje Yesu ikibazo cyiza. Noneho Yesu arabashubira ati rero ati ikibazo si icy'umuzuko kuzaza, ati abantu mu gihe cy'umuzuko abantu ntibazuka, nta by'umugore nta by'umugabo nta by'iki, nta kintu kimwe kizongera kubaho tuzongera kwibuka ukundi. Niyo mpamvu rero n'ibitubabaza hano ibyo tugenda tubahura nabyo, ibyo byose ntabwo tuzongera kubyibuka. Twari dukwiye gukwiza urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rwo ruturanga, tugakorwa n'umwuka wera, tumati none ubwo tubirimo mureke tubigendemo neza. Imana itugirire neza. Nukuri Yesu aradukunda nshuti z'Imana, twihangane. Imana izatugirira neza. Ibyo turimo ntabwo twibeshye, inzira ya Yesu ntabwo twibeshye. Imana ibagirire neza. Nukuri ndanezerewe, kandi rwose ziko muri iki gihe cya none igihe turimo ari cyo gushaka ubwami bw'ijuru, ni igihe cyo guhitamo inzira nyayo, ni ukumenya uwo mugendera, ukamenya mu buryo si umuntu ari kundunyobya cyangwa ari kunjyana mu nzira nyakuri. Ni ukumenya ibyo turimo, nimbe twebwe ubwacu tubasha kwikontorora mu nzira turimo, tukemerera umwami wacu yungunyira ubwami akadukomeza, kuko Yesu ajya gusubira mu ijuru yavuze ngo simbasize nk'imfubyi, ngo nzabohereza umufasha. Ubwo rero kuko umufasha tumufite, kuko nyir'ubwami ahari, reka tumwemerera tuyobore. Aya mategeko Imana yadusigiye natwe tubashe kuyabamo, tuyubahirize. Ese birankunde muri no minsi ya none? Ese we birakoroheye? Nshuti yanjye ko bitoroshye, ko iminsi iri kugenda iba mibi. Imana itugirire neza. Ni ukuri mbifuje umugisha w'Imana,
navuga byinshi ahari se, ariko icyo mba ndimo no kugira ngo tubashe twese kujya tuganira duhugura mu nzira y'ubwami bw'Imana. Ntabwo mvuze ko mu gihe umuntu ari mu Mana ari kuyikorera cyangwa se uri mu rugendo rujya mu ijuru ntibizakubuza guhura n'ibikugora, ntibizakubuza guhura n'ibigusubiza inyuma, ariko ibyo bintu rero kugira ngo tumenye ko Imana yaduhaye agaciro Imana yaduhaye natwe tukiheshe, twumve ko tukagundiriye, kuko naka igiciro kuzajya mu ijuru ni igiciro gikomeye cyane, inshuti za Yesu. Kujya mu ijuru njya makumbura inshuti bene data, kujya mu ijuru nkareba ko agaciro Yesu yampesheje akagigotsa ku musaraba, amaraso yaviriye gotsa ku musaraba niyo yanyejejeho ibyaha, aya niyo yabasha gutuma mbasha gukomeza inzira y'Igisiyoni, niyo kuzacara. Mumurebe ukuntu nicaye muri ino ntebe, nimurebe ategetse Yesu aje, ngira ngo nanjye ndi mu rugendo, nari nsunze ya ntebe yonyine ndi kubona nicaye, ariko nanjye ndi mu rugendo, nkazasigara kuri ino ntebe kaba ari akaga. Uyu musore ndi kubabwira amagambo nk'aya ngaya, ariko nkayababwira ntayashyira mu bikorwa. Imana itubabarire, Imana itugirire neza. Mugenzi ugana Isiyoni, ihangane usigare mu rukundo rw'Imana, korera Imana yo yonyine, ugwize urukundo rw'Imana muri wowe, wigira ipfa n'ikipfa na mugenzi wawe ntacyo mupfa. Nimba ukana kuvotekana ko dufite musange mugerageze gukiranura, niyanga ariko wabimubwiye. Ntabwo ibyo mu isano birahari gushaka kuba wafite ikibazo umuntu uti rwose mugenzi wawe ngwino nkuyobora inzira, ngwino dutuhe twese turabagenzi bagana Isiyoni, kuko burya abagenzi bagerana iyo bahuje. Umuntu udahuje n'undi mu nzira ntabwo umushaka kuzagera ngo urwo rugendo muzarurangize. Ariyo mpamvu Imana idusaba ngo tugire urukundo, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ninkukunda kuko nanjye nikunda, tuzagendana mu nzira. Nawe nunkunda nk'uko nkukunda, tuzakundana, tuzagenda mu nzira. Ariko nituba tudahuje ntabwo ushaka gukunda, ntabwo byoroshye. Ariko Yesu ngo ibyo ibidukomera kuri twebwe, ibyo bikomeye Yesu abihindura ibyoroshye. Mu rugendo rero turimo, nkanjye Valentine sinkica kubinca intege n'ibinsubiza inyuma, kuko ibizaza byo rwose, kuko Yesu yamaze kunyigisha. Ndamushima Yesu, ndamushima ko yanyigishije. Iyo ari nka kera hasi umuntu akiri umwana, ubu ngubu amaze gukura, wahura n'akabazo gatoya ugasubira inyuma. Wari wabona umuntu ugenda mu nzira imvura yaguye ugaca nko mu mabuye, wenda ugakaragira nk'ibuye, kumva ari gupfumura nk'urukweto utari waribonye, kuko givute uri kugenda utabona. Ariko uyu muntu ari kumwe na Yesu uba ubona neza bye. Ikibazo kigiye kuza bamaze kukibona kera, kikaza kuvuga ati Imana ko nikirekire, ariko kigatambuka ryabuye wasitaye ku kare kagenda, ukigendera ugakomeza inzira. Haleluya, glory. Imana itugirire neza. Ni ukuri mureke twihangane. Abagenzi benshi barimo kugenda basubira inyuma. Mwihangane inshuti z'umusaraba, mwihangane nonse twinzira twatangiye, ntabwo twibeshye. Kwinyuramo ntabwo byoroshye, harimo ubunyereri, harimo amabuye, harimo ibisitaza, ariko twihangane. Umwami w'abami ntabwo azatuma tugenda ngo tuyobe, kuko ntabwo tuzadusinziriye, ntabwo tuzaduhumirije. Niwe uturangaje imbere, azatuyobora iteka ryose. Bifurije rero kugirirwa neza n'Imana, bifurije umugisha w'Imana. Ni ukuri Imana yacu ni nziza, kandi Imana yacu irahembura. Tuzahembuka igihe tuzajya tumva ko mu gihe turimo kugenda tutari twenyine, ibizatugora Yesu ntazemera ko bizaducumuza, kuko Imana ibereho kugira ngo ibashe kutuyobora mu gihe cyose tuyemereye, kandi tugwiza urukundo no gukunda Imana nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye. Imana ritugirire neza. Ni ukuri nabifuza kugira ngo inzira z'Uwiteka zihore mu mitima yacu, tuzikomeze inzira twatangiye, twigumemo, dukomeze tuyigendemo kugeza igihe tuzasohoreza. Umuririmbyi we waririmbye ngo ntituzabure, ngo ntihazabure intambara, ntabwo amahoro azahoraho, keretse Yesu atsimbyeho ng'urupfu n'ibyago kw'irembo, ubare kw'irembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo, ngo ubare kw'irembo, nuko araje Yesu araje, kandi ageze kw'irembo.
icyama Yesu akazasanga twese tumwiteguye turi mu nzira neza, ni ukuri duhagaze neza. Imana nishimwe. Ndangije rero mbasabiye umugisha w'Imana kubwo kubana nanjye, kuzabasha gukurikira buno butumwa bwanjye. Nagerageje kubana abantu bajye bashyiraho komantere, ujye ushyira komantere ku ijambo tuganiriye kugira ngo nanjye bibashe kumfasha. Ni byiza, kandi burya ikiri mu mutima w'umuntu wamugana ngo nicyo atanga, umuntu atanga icyo afite, nta watanga icyo adafite. Gusa kuri buri wese ushyira komantere ku byo nanditse, ndamushimye rwose ko ni byiza, ntabwo ari bibi. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ndabutsa kugira ngo mujye mukanda ku nzogera kugira ngo ubutumwa nzajya ntanga namwe mujye mubasha kububonaho, mukande kuri like rwose kugira ngo mumfashe tubashe gukomeza runo rugendo no kuvuga ubutumwa bwiza. Gusa nkirangiza navuga ngo buri wese mu ruhande rwe yigenzure buryo ki ari mu ijambo ry'Imana, kugira ngo tubashe kuyoboka inzira neza, tugume urukundo rw'Imana. Nshuti bene data, tugeze mu minsi mibi aho abantu batagitinya kuba ati wenda iyi nzira nakwemera nkayireka cyangwa nkanayisimbuka icira mu kigunda. Aribo babandi usanga baca mu bigunda, ugasanga umuntu wagiye gukora ibidakorwa iby'Imana idashaka. Iki gihe abantu ntibatinya kurugana bari mu nsengero, ntibatinya kugambana bari mu nsengero, ntibatinya kubeshyana bari mu nsengero. Imana itugirire neza. Icyo nigishaga no ku nzira kugira ngo inzira urimo gucamo uyigendemo utayoba, kuko kugaruka muri ya nzira biragoye. Ubasha kuyivamo Yesu akaza agasanga abandi bategereje ku irembo ry'inzira y'ibwami, we waramaze kuyivamo. Ihangane rero, kuko iyi nzira turimo iragoye, ariko kuyivamo ukajya kuzenguruka ugenda wizengurukaho nabyo ni ikibazo. Ucunge neza aho bitagenze neza, ubashe kwikosora. Imana iduhane umugisha. Mwari kumwe na Mukarugirav ku Mana.